Mu mwaka w'1964 nibwo umuryango w'abibumbye wemeje inkoni yera nk'ikimenyetso mpuzamahanga kigaragaza ko uyifite aba afite ubumuga bwo kutabona. Gusa mu Rwanda abafite ubumuga bwo kutabona bo bagaragaza ko nubwo baba bafite inkoni yera bagorwa no kugenda mu mihanda itandukanye, kuko ngo hamwe na hamwe bagihutazwa n'abatwara ibinyabiziga, bikiyongeraho no kuba bubaka imihanda bayikora mu buryo butaborohereza. Jacques Mugisha ni Vice Perezida w'Ubumwe Nyarwanda bw'abatabona. Ubundi inkoni yera nk'uko mwabyumvise ni ikimenyetso cyerekana yuko uyikoresha afite ubumuga bwo kutabona, cyane cyane abatwaye ibinyabiziga nabo bagomba kubona ya nkoni, noneho muri we kuyibona akabihuza n'icyo agomba gukora. Icya kabiri ni ikigendanye n'ibikorwa remezo uko byubakwa. Muri uyu mujyi wa Kigali ahantu henshi, si hose ariko ahantu henshi hagenda habamo imiyoboro cyangwa se imiferege itwara amazi mu buryo bwa kanalizasiyo kugira ngo amazi atagira ibyo yangiza. Hamwe na hamwe usanga hadapfundikiye. Uko kudapfundikirwa kwaho rero bituma giye gukoresha ya nkoni nshyira imbaraga nyinshi mu kuza gushakisha ahandi hadapfundikiye kugira ngo nze kubasha kuhagenda no kwambuka mu buryo bworoshye. Nubwo inkoni yera ifatwa nk'ijisho ry'ufite ubumuga bwo kutabona, kuri ubu ngo si uwo ari we wese wapfa kuyigondera kuko ihenze. Ku bw'ibyo abayikoresha bagasaba ko yajya ku bwishingizi bwa mituweli. Dr Kanimba Donatille ni umuyobozi nshingwabikorwa w'Ubumwe Nyarwanda bw'abatabona. Icyuho cyaho kuzigura rero ni nacyo gikomeye cyane kurusha igiciro cyazo, kuko n'ukwemereye kugufasha ngo ayikugurire, iyo adashoboye kubona abantu bazajya kuyigura hanze abura hayigurira. Icyo ni ikintu rwose ni ubuvugizi dukeneye kuri leta yacu. Ubundi buvugizi dukeneye ni uko white cane yajya mu bigurwa kuri mituweli de sante. Inama y'Igihugu y'abafite ubumuga ivuga ko ku bufatanye n'izindi nzego zitandukanye zirimo polisi y'igihugu, kuri ubu bari gushaka uko hakurwaho imbogamizi zose abafite ubumuga bwo kutabona bahura nazo iyo bari gukoresha imihanda. Emmanuel Ndayisaba ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'Inama y'Igihugu y'abafite ubumuga. Kandi dusaba na polisi mu yuganira ikoreshwa bimwe byo gukoresha kwigisha abantu gukoresha imihanda, icyo kintu bakigarukaho. Hari n'ikindi twasabaga yuko nuko na mu mategeko arengera afite ubumuga tugiye kuvugurura, ubu twatangiye kuvugurura niyo turimo, ayo tuzashyiramo kugira ngo noneho bibe nk'itegeko. Ariko noneho n'inzego dukorana, ubwo ndavuga nka polisi nibigiye kujya muri ya mategeko yishwa abantu bakoresha umuhanda nabyo babishyiremo. Ku kijyanye n'abafite ubumuga bwo kutabona bagorwa no kubona inkoni yera kuko ihenze, Inama y'Igihugu y'abafite ubumuga ivuga ko ku bufatanye n'inzego z'ubuzima hari kwiga uko inkoni yera yajya iboneka kuri mituweli de sante kimwe n'izindi nyunganirangingo zikoreshwa n'ibindi byiciro by'abafite ubumuga. Niyo mpamvu hari inyigo bari bakoze ndetse bo bari barimo basubiramo ibiciro byaziransimburanye muri nyunganirangingo kugira ngo ibiciro byumvikamweho hagati y'abazikora mituweli na minisante. Nicyo n'abakora biri hafi nuko nzi yuko gusubiramo ibyo biciro nibyo barimo ubu ngubu kugira ngo babisinye nimara kubyumvikana bizahita bishyirwa kuri mituweli de sante. Rero dusobanura duhishiwe. Ku itariki ya 15 Ukwakira buri mwaka nibwo isi yizihiza umunsi mpuzamahanga w'inkoni yera ikoreshwa n'abafite ubumuga bwo kutabona. Gusa u Rwanda rwahisemo kuyizihiza ku itariki ya 9 Ugushyingo uyu mwaka. Daniel Hakizimana, Flash TV.